Shalom, Imana ibaho umugisha. Twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV. Shamgar TV urubuga rwanyu rwo gukomezwa ndetse no guhabwa umugisha, aho twizeye ko gahunda zitandukanye dukomeje kubagezaho zirimo zirabahesha umugisha. Ni nayo mpamvu uyu munsi twagarutse, kuko muradusapotinga mukanatushoboza gukomeza. Imana ibaho umugisha. Njye ni mwene so Kombi Levi wo kuri Shamgar TV. Umunsi tukaba twagarutse muri ya gahunda yacu tumaze kumenyera yo kuganira na bene data, kugira ngo duhabwe umugisha, dukomezwe ndetse twiyubake mu buzima bwacu bwa buri munsi. So uyu munsi turagarutse gukora igice cya kabiri nkuko twabisabwe na bene data batandukanye. Hari ikiganiro duherutse gusohora ejo bundi kivuga ngo ese mu gukiranuka dushobora kuba abakire? Rimwe data wamanutse muri comment section aratubwira ngo ndumva twakora partie ya kabiri, n'abandi barabinsaba mu buryo buri physique. Navuze ngo okay, kuki tutaza tukabiganira, n'ubundi Shamgar TV turahari kandi nicyo tubereye kugira ngo tuganire ndetse twungukirwe na byinshi. So uyu munsi noneho mfite abashyitsi bene data tugiye kuganira mu buryo bwisanzuye, kandi ndahamya nashidikanya yuko turi buze kuhakorera ibintu byinshi. So tudatinze, reka mbamurikire bene data turi kumwe mereye hano hafi yanjye. Tumwe na mwene data Lodi, maze kumenyera, amaze kugaragara inshuro nyinshi kuri Shamgar TV. Tumwe na mwene data Veridic. Shalom bro, Imana iguhe umugisha. Tumwe na mwene data Eli, Imana iguhe umugisha kandi umbabarire. Kandi ndahamya nashidikanya yuko uyu munsi turi buze guhabwa umugisha. Mbere ya byose, mbere kuri Frère Lodi, amakuru umeze gute? Tumeze neza, turashima Imana. Amakuru y'iminsi myinshi, mwaka mwawutangiye neza? Amakuru ni meza, mwaka twawutangiye neza. Imana ishimwe cyane. Muri data Veridic, amakuru umeze gute? Amakuru ni meza, meze neza cyane. Urakoze kuba witabiriye Shamgar TV. Urakoze namwe. Okay, muri data Eli, Imana iguhe umugisha. Amen, Imana iguhe umugisha. Urakoze kuba wemeye ubutumire bwacu. Nakoze namwe kudutumira. Sasa rero ikiganiro cya mbere mwaracyumvishe, mwaragikurikiye, ndetse bamwe muri mwebwe barushaje ko dukora partie ya kabiri. Niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi noneho tugiye kuganira. Ntago turi buze kubikora bisanzwe, ariko turajya imuzi ibyo wenda twaba tutaravuze ubushize, kuko ubushize njye wari umutumirwa na mwene data Herma. Ariko uyu munsi ndaje kugira ngo tuganire, mbega tubashe kungukirwa kandi tubigimuzi bene data barusheho guhabwa umugisha. Duhereye kuri Frère Lodi, ese ku mukristo ubukire ni iki? Ikibazo cya mbere, ubukire ni iki? Ese ni ngombwa yuko umukristo wese aba umukire? Mwese muragenda mugisubiza. Ku mukristo umukire ni iki? Ese ni ngombwa ko buri mukristo aba umukire? Murakoze. Uko njye mbona ubukire, bisobanuye kuba ufite ibintu bishobora kuba byagufasha muri ubu buzima. Ndavuga ubukire busanzwe, byagufasha muri ubu buzima kubaho neza. Ikintu kidashobora gutuma ubaho wiganyira cyangwa hari ikintu wifuza cyiza ku buryo utakigira. Ntekereza ko aribwo bukire bushobora gutuma umuntu abaho mu buzima busanzwe anyuzwe ku buryo ntacyo yakwifuza. Hari ukunyurwa, hari no kuba ufite ibintu. Kugira ngo usobanure neza, ubukire ni ukunyurwa cyangwa se ni ukugira icyo ukeneye byose? Sinzi uburyo nabisobanura mu buryo bwawe mbasha gusobanukirwa. Kuko ubukire buri muntu ashobora kubuvuga uko Frère Lodi abudefinisa gute? Njyewe uko ndefinisa ubukire, ni ibintu uba ufite bikakuzanira. Ni ukuvuga ngo ubukire ngiye mvuga ni ibintu uba ufite byo mu buzima busanzwe bikakuzanira kunyurwa. Okay, urakoze cyane. Noneho twagiye Frère Veridic, ubukire ni iki kuri wowe? Ni gute udefinisa ubukire? Turimo turavuga muri cadre, muri perspective yo mu Kristo. Yego. Kuri njyewe ubukire ni igihe umuntu
ashobora kuba afite igihe satisfa besoin ze zose. Okay. Ni ukuvuga ibyo ukeneye byangombwa byangombwa byose ukabasha kuba ubibona, nibyo nita ubukire. Ibyangombwa no kuvuga ngo iki? Ibyangombwa ubwo turavuga mu by'ubuzima, ubasha kubona ibyo kurya, ibyo kwambara, aho kuba, n'izindi besoin. Yenda abana bakeneye kwiga, ubona minervale, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukeneye déplacement, n'urugero dushobora kuba akazi ni kure, église ni kure, ufite moyen de transport. Ubwo no kuvuga imodoka par exemple. So umuntu udafite imodoka ushobora kulingana minervale n'umukene. Oya, ntabwo aricyo bivuze. Turimo turavuga ngo ni igihe ibyo ukeneye. Hari umuntu ushobora kuba atuye hafi ya église, urumva umuntu kugira imodoka azajya atera intambwe ebyiri agahita yinjira. So kuri wowe ubukire no gusatisfiza besoin. Ni igihe besoin zawe ubasha kubona. Kugira ngo byumve neza, nyene ivura riri kugwa, nyene kujya kuri église, ntabwo mfite moyen njyayo, ntabwo mfite iyo modoka, ntabwo ndi umukire. Oya, ntabwo aricyo bivuze. Ntabwo aricyo bivuze ko utari umukire. Okay. Uko turushaho kugenda iyo state wayitanga iki? Iyo state yaho hari ibyo mbuze uyitanga iki? Uko turushaho kuganira, niyo mpamvu turi hano. Uraza kumva neza po yanjye. So kuri Frère Dick ubukire no gusatisfiza besoin. Yego. Okay. Mwene data Eli, ubukire ni iki? Okay, urakoze. Hari amagambo mu Kinyarwanda, ubundi Kinyarwanda kijya kibigikene, ariko ndakeka ahangaha barabashije kubitandukanya. Hariho umutunzi, hakaba n'umukire. Aho ngaho nyeka bari babashije kuba careful nibura bagatandukanya ibyo bintu. Hari ubukire n'ubutunzi. Ubutunzi ndakeka byumvikana cyane. Iryo jambo ryo rirasobanutse ko bivuga ngo n'umuntu utunze ibintu runaka. Akenshi mu Rwanda nyine kuko batungaga inka bavugaga umutunzi, ubwo babaraga ufite inka. Noneho ubukire urumva ko ushobora kugarukamo inshinga gukira. So ubukire rero bwa definiswa bitandukanye. Ntago waza ngo uhagarare ngo utange definition imwe ngo uvuge ngo ntanzi no definition uko niko gukira. Oya, kuko ndashaka gukora kuri kano kantu na currencies. Abantu bize economy mu mafaranga bazi ama currency. Hari ahantu ushobora kujya ufite amanyarwanda nubwo yaba ari menshi, nko mu giturage cy'ahantu nko muri Zambia runaka, atari wenda za forex bureau, kuko ubu tubara ko hateye imbere. Aho ugeze niba ufite andi barakuvunjira. Ariko suppose ke ugeze ahantu ufite amafaranga y'amanyarwanda menshi, bivuze ngo uvuye mu Rwanda uri umukire, ugeze muri icyo gihugu ahantu utari bubone umuntu ukuvunjira. Ubwo urumva aho ngaho utahageze ubwo aho ntabwo ukiri umukire, kuko ya mafaranga ushobora kuyaburarana. Actually hari n'ibiturage ushobora kujyanamo inote ya 5 ukaburara. Hano mu Rwanda ukagenda ufite inote ya 5 bakaburayo kukugabururira, bakavuga ngo ntabwo tujye twakira inote za 5. Yego. So bivuze ngo ubukire bwa definiswa bitandukanye. So nk'umukristo, igisubizo cya hafi mu ijambo rimwe, umukire kuri njye numva ari umuntu uri asire ko azajya mu ijuru. Ko muri tuzaba turi kumwe muri eternity. Kuri njye wowe nakwita umukire. Niwe wakwita umukire. Frère, turi ku isi, kandi ku isi hari ibintu dukeneye. Frère abafrere bagiye bavuga mu buryo butandukanye, ariko bakomejeho ko no gusatisfiza ama besoin. None turimo tuvugira muri cadre ya kwisi. Ese hano ku isi nta mukire ubaho? Turi kuvuga umukristo n'ubundi niyo de base. Umukristo ni umuntu ufite ubuzima buhoraho. Dusipoza ko umukristo ari umuntu ufite gahunda yo kuzajya mu ijuru. Noneho wa muntu ufite izo accès, ibyo Verdict yagiye avuga, uwo muntu tumwite ngo iki? Hari ibyo abuze, hari ibyo afite, ubwo ntabwo twamwita nk'umukire. Impamvu hazamo ijambo satisfaction, n'ubundi mu bukire harazamo satisfaction ko byagenda kose. Ntago wavuga ijambo bukire hatazemo satisfaction. Ko niyo mpamvu twari dukoze no kuri ariya mafaranga, ariya ntago azaba ari satisfied n'amafaranga afite.
So, so tugume muri kadire mu Rwanda, ntabwo ari buze kujya muri Zambia, araguma mu Rwanda. ari mu Rwanda. So ngiye icyo nashaka gukoraho, impamvu uvuze ko umukristo umukire ari umuntu urasiriye kujya mu ijuru, nuko uwo muntu nkeka ko level yaba ariho yose yaba ari satisfied. Niyo mpamvu mvuze ngo umukire ni umuntu uri asire ko azajya mu ijuru. Okay, sawa, ndabona bimeze neza. Imana ishimwe, mwese ntabwo muravuga, ntabwo mufite imvugo imwe, ubwo ngo ikiganiro kiraza kuryoha kurushaho. Frere Eli yavuze ngo umukire ni umuntu donc uri ufite garantie yuko azajya mu ijuru. Frere, wa muntu ufite ibyabura, utaryane ku isahani ye hari birimo birahabura, abana barirukanwa ku ishuri, abana barabuze byo Frere Frederick yaravuze, uwo muntu ukuri Frere Eli nta kibazo, umukristo umeze gutyo nta kibazo, as long as ajya mu ijuru, conditions yo ku isi yabura y'abafite ntacyo bitwaye. Niho tujya kujya ku kibazo gikurikira. Okay, ntabwo mvuze ngo areke gushakisha, kuko indi proclamation ngiye gukora niyo mpamvu banje kwisegura. Ntabwo mvuze ngo areke kujya gushakisha, areke gushaka amafaranga, areke gushaka, areke kugira ati, kuko natabona icyo kurya azapfa, natabona aho kurara bizagenda gute. Ariko nkeka ko hari akantu nigeze kubona ngo abanyarwanda, ngo abanyafurika cyangwa abanyarwanda nko ku minsi mikuru, ngo ntago tujya nyine, urabona nk'iyo ku minsi mikuru batetse, barateka bijya bigera nka nimugoroba, ugasanga saa 11 nimurarya kabisa, kandi ugasanga mu gitondo nta na petit déjeuner mwafashe, kuva ngo nukuvuga ngo nta kintu turya hagati aho, we starve kugeza aho bya biryo bya nyabyo bibonekeye. N'umunyarwanda zambaza ntabwo nshaka kwanduza igifu cyanjye, urumva kubera iki iyo nzara, kandi ubusanzwe saa 8 zigera atabasha no kureba, ariko ayo masaha aba gifite imbaraga kimeze neza rwose. Kubera iki? ari kureba icyiza kiri imbere, urumva. So nkeka ko no gustragoringa hano mu isi nibyo ni umukristo, umuntu urasere ko azajya mu ijuru, nta kintu kibimutwaye, kubera ko arimo arareba ibyiza biri imbere, kandi arazi neza ko mu ijuru ariho none azabona bya bindi byiza. So kuri Frere Eli, importance noneho ku mukristo gutunga ku isi, kugira ibifatika ku isi, nta mpamvu yabyo yabigira, ariko atanabigize nta kibazo, ntago ari important ko twagiye Frere Frederick. Uburyo wabidefinishemo ku mukristo kuba afite ibintu bifatika, ese ni by'ingenzi? Importance y'ubwo bukire ku mukristo ni ubuhe, cyangwa se nawe urunga mu rya Frere Eli nta mpamvu yabyo? Yego, ntabwo ndi bujye kure cyane n'ibyo Frere avuze, kubera ko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Ku mukristo ikintu cy'ingenzi ni agakiza. Mbere yuko mbanze ndekadire neza, kuba uri umukristo nuko ufite agakiza, iyo connotation ndimo ndavuga umukristo wuzuye, umukristo ufite, ntabwo ushobora kuba umukristo udafite agakiza. Yego, niyo principe de base, kugira ngo ufate iryo zina nuko mbere na mbere uba ugomba kuba ufite agakiza. Turimo turavuga umuntu rero ufite agakiza, importance yo gutunga ni iyi. Yego, ku muntu ufite agakiza, importance yo gutunga nkuko natangiye mbidefinisa, mu buzima bwa hano ku isi afite bezo, kuko nta nubwo wabisepara nako gakiza, birajyana kenshi. Kuvuga ngo ibintu ari buze gukenera, nkuko natanze urugero nyitangira mvuga kukuza kuri Eglise, tuzi ko kuba Kristo kuri aba bantu bafite agakiza, kubera ko biri mu ijambo ry'Imana, uko mubona wa munsi urushaho kwegera, ntimwirengagize guterana kwera. Urwo ni urugero, yenda turaza kugenda no muri details zindi. Yego, no kuvuga ngo kuza hano kuri Eglise nimba adafite moye yo kuza kuri Eglise, irangiza biraza kugira inkomyi no kuri ka gakiza kiwe. No kuvuga ngo hari ibintu akeneye. Uyu munsi tuza abantu bajya bareka iyi nzira, reka tuvuge y'agakiza, cyangwa se bakijujuta, bakitotomba, bagatuka Imana, kubera ko hari bezwe, hari ibintu bakeneye bya hano mu buzima batarimo kubasha gusatisfy. Kandi basoma mu ijambo bagasanga Imana yavuze ko izirongera, izabaha ibyo bazagenda bakeneye. Yenda turafata urugero
ni Salomo mu migani, sinzi ni muri bunyemere tugasoma muri Bible cyangwa tubivuga mu magambo kugira ngo ducunguze uburyo umwe tuduye gusa reference. Yego. Ndakeka ari mu migani ibice ni 30 umurongo reka precise neza, ariko icyo cyanditswe abantu benshi cyane turakizi. Yego. Imigani 30 umurongo n'uwa 7. Imigani 30 umurongo wa 7. Yego, nahageze reka nsome aho kugira ngo mbivuge mu magambo. Aravuga ngo nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Kimwe muri byo aravuga ngo nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Noneho icya kabiri muri ibyo bintu bibiri by'ingenzi asaba mu gihe akiriho, ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ngaburira ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ndahaga nkaguhakana nti Uwiteka niki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ry'Imana yanjye. Kwa turimo kuvuga kuri iyo kote yo kuba umukene, hari ibintu runaka ufite bezo, ibintu ukeneye urimo kubibura. Hano avuze ko ikintu cya mbere uzagahisha izina ry'Imana. Hari n'abandi bantu tuzi bajya bareka inzira y'agakiza kubera ko hari promesse barimo babona mu ijambo Imana yavuze ngo ntimukibaza ibyo muzarya, ibyo muzambara, ni njye ubishinzwe. So ni kuri extreme zombi. That's my business, nzabikora. Noneho akabona Imana itarimo kubikora. Hari abantu tuzi bava muri iyi nzira. Nkuko rero twari tuvuze tunagendeye kuri iki cyanditswe, nkuko natangiye mbidefinisa ku bwanjye, kuba umukire, ku mukristo. Waravuze ngo agakiza, ubwo turi kuvuga ku muntu uri siri neza yuko afite agakiza, ari nawe twita umukristo. None ibi bindi bintu biri bifatika mu buryo buri materiel arabikeneye mu gihe afite bezo yacyo. Imana deja yamaze no kubivuga ngo nimukabitekerezeho nzajya mbibahura uko mubikeneye. Hanyuma Salomo nawe aravuze ngo ntukampe kuba umukene, ngiri manke marunaka ibintu ndibuze kuba nabasha kubura. Ntunampe nanone kuba ubukire, nabwo yenda turaza kugera kuri iyo extremité nayo y'ubukire burenze kugira ibintu bisaga ku byo mfite. Nabyo turabizi kamere y'umuntu, iyo umuntu afite ibintu hafi ya byose abona bifite abyujuje, cyangwa se afite n'ibindi biri gusaguka. Ikintu cya mbere avuga umuhanuzi, aravuga ngo umuntu iteka ryose iyo anyuzwe yumva ari well off, ikintu cya mbere atekereza gushyira ku ruhande ni Imana. Okay, Frère Lodi, nawe tukomeze ikiganiro, ni cyiza cyane. Wowe importance ku mukristo wese ni ingenzi ko tutunga amafaranga cyangwa dushaka agakiza tunyurwe nako birabaye? Ku mukristo tugomba, icya mbere umukristo yagakwiye guharanira nkuko wabivuze niyo base. Umukristo agomba kuba afite agakiza, ariko hari nkuko mwene data asomye aravuze ngo, we yaravuze ngo ni Salomo wabivuze, aravuga ngo ntuzampereze byinshi byazatuma nkwibagirwa, cyangwa umpe bikeya byatuma ntukisha izina ryawe. Icyo njyewe nari mbivugiyeho, natangiye mvuga yuko kuba umukire ari ukunyurwa. Iyo urebye ukareba igihe Aburahamu na Loti bamaze gutandukana, Loti yahisemo ikibaya abona ko ari cyiza. Agezeyo yaragiye aratunganirwa, ariko Aburahamu aho yagiye, Aburahamu kuko yari afite kunyurwa muri we, kunyurwa kutazanwa n'ibintu muri we, ibyo yari afite byari bimunyuze. Niyo mpamvu iyo witegereje uzajya kureba umugore we ajya gusura umugore wa Loti, yarahageze. Umugore wa Loti, umugore wa Aburahamu abonye umugore wa Loti ibintu afite, abibonye aramubwira ngo reba, twe dutuye hano i Sodomo n'i Gomora, haza ibintu byiza byose binyura hano, reba aka kantu mfite. We aza gutekereza ko ari bwo bukire. Igihe yazamukaga ajya kureba Aburahamu, yazamutse azi yuko atari bwo, atekereza yuko ari abakene, ariko Aburahamu yari afite kunyurwa muri we. Igihe yahageze yatangiye
yahageze afite umwuka mubi. Ni ukuvuga we yatekereje yuko bo ari abakene, ariko Aburahamu yari afite kunyurwa, nyamara ntabwo bari abakene, ntabwo bari abakene. Iyo dusomye mu itangiriro ibice 18 dusanga Aburahamu igihe Imana yamusuye yamwakirije inka yose, bari abakire. Ariko rero impamvu njye nandi kubihuza no kunyurwa nuko ubukire umukristo yakagombye kugira bwakagombye kumuzanira kunyurwa. Okay. Bwakagombye kumuzanira kunyurwa. Ariko rero nk'umukristo nkunda iyo witegereje ntago umuntu kandi ashobora gukorera Imana ari umukene cyane, kuko hari ibintu yego abayikunda, ariko hakaza ibintu bya navuga bimubuza muri iyi si turimo. N'umuhanuzi wacu aravuga ngo no kugira ngo ibwiriza butumwa rigende bisaba ko umuntu aba afite amafaranga afatika. Ibintu byose ni amafaranga, n'ibintu turi gukoresha ni amafaranga, kugira ngo bigere ku bantu ni amafaranga. Ntago byanshimisha kubona mwene data dusengana akunda Imana yaburaye nta kintu mfite, mvuge ngo ubukristo ni uko umuntu adafite amafaranga. Agakiza no kujya mu ijuru. Hoya, ubukristo tugomba kuba abakristo, ariko tugasaba n'Imana ikaduhereza biriya bintu, kuko icyambere ariko tukaba abakristo. Kuko iyo umuntu amaze kuba umukristo akabona ibyo bintu bifatika, ndavuga amafaranga, bifasha abana b'Imana. Nicyo kintu numva nabasha kuvugaho. Hari ikintu mwese batatu mwagiye mukomozaho, wenda biraza no guhindura sense ya debate yacu, kuko jusque là umuntu abumvishe murimo muravuga wagira ngo nimunemera yuko ari ingenzi ko umuntu yakira, kuko intent y'ikiganiro bushize twarimo turavuga ese ni zihe constraint, ni hehe umuntu, how far umuntu ashobora kugera muri uko gushakisha ubukire. Niyo yari ikiganiro initially. Ese umuntu agere hehe, ese umuntu akora iki, ese umuntu nakora iki kugira ngo akire. Ariko kubumva murimo muravuga mwebwe nimunemera yuko ari n'ingenzi ko umukristo aba umukire. Oya, turabyemera. Okay, reka ngubaze kino kibazo cyanjye. Mwese mwagiye muvuga kunyurwa. Hari ikintu kizuvuza nagira ngo nakubaze n'ikibazo. Ni gute umuntu anyurwa? Umuntu yanyurwa n'ubusa? Wenda nicyo kibazo. Ni gute umuntu anyurwa kandi ntabyo afite? Ni gute umuntu anyurwa yabura? Ndakeka nta muntu ushobora kwemera kuburara. Nayo mpamvu Yesu avuga ngo ndi papa w'imfubyi. Kimwe mu bintu bikarakteriza imfubyi ni ukubabara, ni ukuburara, none se ni gute umuntu anyurwa nta n'icyo afite? Iyo tuvuze ngo umukristo agomba kunyurwa, ni ukunyurwa gute, mu yihe sense? Kuko agakiza uragafite, Imana bakubwirije urayifite, wamaze kwizera ko ubutumwa ari ukuri, Imana yohereje umuhanuzi. None se ni gute umuntu anyurwa n'ubusa? Mubisobanurire. Ikintu kizana kunyurwa si ibintu umuntu atunze, ntabwo aricyo kizana kunyurwa. Icyo kunyurwa kuturuka he? Kunyurwa ni ikintu gituruka mu, sinzi uburyo nabivuga, turi mu bukristo. Yego, turi muri cadre y'ubukristo. Turi muri cadre y'ubukristo. Ubundi iyo umuntu amaze kwakira umwuka wera, niko n'umuhanuzi wacu avuga. Aravuga ngo igihe nakiriye umwuka wera nabonye igice cyanjye kinyuze. Niko kunyurwa turi kuvuga muri cadre y'ubukristo. Iyo rero umaze kugira icyo kintu, n'ibindi bintu byose by'isi iyo ubibonye, ni ukuvuga ngo biza byarasanze wa muntu koko anyuzwe. Ariko dufashe mu by'isi, kuba umuntu afite iby'isi, amafaranga, imodoka, ibindi bintu, tuvuga yuko uriya muntu arakize. Ariko rimwe na rimwe ushobora kuzamwegera, wamwegera ukabona twebwe tubibonera kure, tuba turi kubirebera mu bintu binini. Ariko noneho gerageza umwegere, muganire, winjire mu buzima bwe,
nawe yinjiye mu buzima bwawe nk'umukristo, uzareba unyuzwe uwo ari we. yego. Okay. Frère Veridique, Frère Loda bisobanuye neza yuko umuntu ntabwo anyurwa n'ibintu. Nanjye nukanongera ngo baze kino kibazo, ese umuntu anyurwa ntacyo afite? Uwo muntu araburaye, abana bamwe babirukanye ku ishuri, ntabwo ari shuwa ko umunsi ukurikiraho ari buze kurya. Ese umuntu ngo yanyurwa cyane? Kandi Imana yivuga ko izamwitaho. Uso umuntu Imana yamwitayeho? Yego. Nk'uko wari ubivuze, uvuze akantu keza cyane, wari uvuze ngo Imana ivuga ko ari se w'imfubyi. Bihita dufatira aho ngaho tutarajya kure tujye kuvuga ku mfubyi na se. Ese umwana w'imfubyi hari ubwo ajya struggling avuga ngo biraza kugenda bite azi ko afite se? Umwana mutoya ukiri mutoya, tubanze tuvuga umwana ufite papa kwanza. Turavuze ko ari papa w'imfubyi. Imfubyi abenshi ni ba Marine, bari mu muhanda, ntabwo bazi ko biza kugenda. Yego, bariya abana impamvu bari mu muhanda kwa ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva nuko deja bari mu bihe ibitekerezo by'abantu bakuru kandi bakiri abana. Umwana ikintu tuzi kiranga umwana ni ibintu byo kudahangayikira ibintu by'ubuzima, biragenda bite, umwana ntago ajya atekereza ibyo bintu. Noneho nimba uvuze rero ngo Yesu ni se w'imfubyi, umwana ubiza akaba azi ko Yesu ari se, ibyo birahagije kuri we, aratuza akamenya ko hari se, nk'uko n'ubundi Isa atarapfa ntago yajyaga yibaza iby'ubuzima. Turafata na nk'urugero. Yego. Abana niyo kamere yabo niko bateye. Histoire twese turayizi y'umwana wari uri mu ndege, barimo bagenda, hanyuma indege iza kugira ikibazo mu kirere, irya umuyaga, ibintu nk'ibyo, abantu bose babura amahoro, barateragana. None umwana ashobora kuba yari ari mu bitotsi asinziriye, aho akangukiye byagenze bite ko ndiba abantu bose badatuje, baramubwira ntabwo urimo kubona ibintu byabaye. Arababwira none se mumbwire ninde mu captain, ninde utwaye indege? Baramubwira ngo ni papa wawe. Nimba ari papa muryama ahubwo musinzire, na papa ndamwizeye, ngewe ndamuzi, yari we utwaye iteka ryose agereye, si ubwa mbere si ubwa kabiri tujyana nawe, ndamuzi rwose, papa n'umuhanga nta kintu ashobora kuba. Urumva rero umwana ufite mind nk'iyo, kuko ni n'abana bose bakagombye kugira mind nk'iyo. Noneho abakristo nabo rero ni abana, twese tuvuga ko turi abana b'Imana, niko ijambo ritubwira ngo yaratubyaye, yatubyaje ijambo. Nimba turi abana b'Imana tukaba tuzi ko dufite papa, niki cyatuma twibaza ibyo bintu? Waravuze ngo yenda uko wagiye bumva ko turimo kutuganira, turagaragaza nk'aho ubutunzi by'ibintu bifatika atari ikintu cy'ingenzi abakristo bakagombye gutekereza. Nibyo koko ntago turi buvuge ko tutabivuze, ni nacyo turimo tuganishaho. Umukristo ufite agakiza, ufite umwuka wera, ibyo bintu ntaguye no kubitekereza. Urakoze cyane. Kubera ko deja kansoza icyo gitekerezo mbere ko dukomeza. Kubera ko deja muri Bibiliya, kuko umukristo ni ryo funguro rye rya buri munsi, ni Bibiliya ikivuzwemo ni absolute kuri bahita cyemera. Muri Matayo ibice 6, hafi igice cyose cya 6 urebye ni ibintu bijyanye no kutiganyira. Mwiganyire, nimwibaza ibyo muzarya, nimwibaza ibyo muzambara. Noneho Imana iravuga ngo kuko nzi ko mubikennye, ahubwo mwebwe icyo mukora ni murwane na pariti y'agakiza. Ako gakiza kanyu mwahawe, cyangwa se n'abataragera ku kigero runaka, kuko nta muntu urumva ko hari ahantu yamaze kugera, mbese yageze yajya mu by'agakiza. Mwebwe nimubare ibyo mwitaho, nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabyo, ibindi muzabyongererwa. Imana niyo yongera. Rero ntago wajya kubabayika wowe wibaza inyongera izava he. Bibaze kameme nk'umuntu w'umugabo, baguhaye ibyo kurya utangiye kurwanira inyongezo. Kuki mutanyongeza? Yena nturanasoza kurya ugatangira gutekereza ku nyongezo. Inyongezo ni pari y'Imana, ni ibikorera ashaka ko tutiganyira, tudatekereza kuri icyo kintu, ni izabikora. That's his business. Twebwe ntago twagombye kumahindinga kuri icyo kintu. Okay, ndashaka ko tuguma muri sense y'ikiganiro cyacu. Inyongezo siza ryari, kandi iyo umuntu ayibuze yifata gute? Yego, inyongezo iza iyo icy'ingenzi cyarangiye. N'ubundi cyarangiye wamaze kwakira agakiza, siyo cy'ingenzi se? Okay, agakiza rero nkuko narimvuze ngo nta muntu wakira agakiza akumva ko yageze iyajya. Muri ako gakiza kacu dufitemo twasezeranyijwe. Buriya nibyo abantu kenshi tutajya dushaka gutekereza. Muri aka gakiza twakiriye, twasezeranyijwemo imibabaro n'intambara. Muri aka gakiza gakubiyemo agakiza kacu, ntago wagatandukanya n'ibibazo. Ibyo Bibiliya ivuga, ndakeka ari muri Zaburi ya 34,
umurongo ndakeka ari 10 hari sinibuka umurongo aho birivuga ngo ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ni byinshi cyane ariko Uwiteka abakiza muri ibyo byose. Yesu aba Petero barimo kumubaza dore wadusigikishije akazi nk'icyo nacyo twakivugaho. Ba Petero bari basanzwe ari abarobyi bakomeye, ba Matayo bari basanzwe bakora, uyu munsi twavuga ko yakoraga muri Rwanda Revenue, yari umukoresha w'ikora, yakoraga mu bintu by'imisoro, n'abandi dufite bari bafite ibindi bikorwa byabo bikomeye. Yesu arabibasigisha, muze munkurikire. Birasa n'ikintu kigayitse, ariko kubera ko ngewe ntago nitaye kuri ibyo ngibyo, namwe ntimwakagombye kubyitaho. Muze munkurikira. No munsi umwe baza kugira ikibazo nk'ibyo, natwe turimo twibaza, wadusigishije ibyacu byose tukagukurikira, uzaduhemba iki? Yesu ababwira mu byo azabahemba, nzabakubira inshuro 100 basize imiryango, ibyo mwakoraga byose, ariko muri ibyo byose nzabongereramo no gutotezwa. Ariko si gutotezwa gusa? Yego, si ugutotezwa gusa n'ibindi, ariko muri uko gutotezwa turaza kureba parikuru y'ubuzima bwabo, turebe se bya bindi yababwiye y'amazu n'ibiki barabibonye, n'iki yavugaga mu gihe yabaga arimo kubabwira ibyo bintu. Ariko gutotezwa byo turabibonye, byanabagejeje kure ahantu habi cyane, ku buryo nk'uyu munsi iyo dusabye umuhanuzi, ndakeka n'ibibazo n'ibisubizo ari mwene data wigeze umubaza, profeta ajya bivuga. Umuntu yaraje aramubaza, none se Branham, Imana ko njya hari ahantu njya nsoma nkabona Imana ishobora kuba yarakoze ikosa. Branham aravuga birashoboka se Imana igikora ikosa? Arambwira ndabikwereka muri Bibiliya, ashobora guprovinga Imana yakoze ikosa. Arambwira hanyereke turebe. Amwerekaho intumwa nyuma yuko akarengane kabaye, zabaye nabyitane nk'amayibobo, niko yo yabyitaga. Bari inzererezi, ntibari bafite aho kuba, baranyanyagiye ku isi hose, ari abantu bafite ubuzima bumeze nabi cyane. Ashaka kwereka mwene data nyine ko Imana yakoze erere. Branham aramubwira kumbe nicyo kintu anashaka kumbwira, Imana ntago igikora ikosa. Uyu munsi wowe ahuri ntago agakiza kari kukugeraho iyo bitagenda kuriya. Ukuvuga iyo tubitekereje muri mind ya kimuntu, twumva ko Imana kiriya kintu yakoze. Ba Petero bari babayeho nabi, bari babayeho neza, noneho bakurikiye Yesu nibwo barushijeho kubaho nabi. Kandi kuri we ibyo kubibaza nka Petero ibyo byose, we nta nibyo ari gutekereza, aranyuzwe nk'uko twakomeje kubivuga. Ka gakiza afite aranyuzwe, ntari gutekereza na bya bintu, ntari kwibuka n'ibyo yasize. Yenda yigeze abyibuka igihe Yesu yari amaze gupfa, ariko wibuke ko bari batarakira umwuka wera. Ubwo rero niba batarakira umwuka wera, sinzi ko turi buze tukuvuga ko ari abakristo bashyitse, kuko umukristo ushyitse wuzuye n'igihe afite umwuka wera. Mbere nibwo bagize dute Yesu amaze gupfa, umuhanuzi atubwira ko bari basubiye mu bikorwa byabo. Kari akagabo twari twakurikiye, dore ibyo katuzaniye ni ibingi, buri wese yisubira mu bikorwa. Ariko bamaze kwakira umwuka wera, baratotejwe, bararenganywa, bishimye. Urabona nka Stefano barimo bamwica, nta n'ububabare wagira ngo ntarimo kubabara, arishimye kwa kunyurwa twavuze, aragufite ku buryo ibindi byo ku ruhande atarimo kubitekereza. Ibyo twavuze ko uyu muntu afite agakiza, ibyo ntiyakagomye no kubitekereza, si n'uruhare rwe, nta n'icyo yabikoraho. Imana yavuze ko ari izabyitaho. Nitabyitaho uyu munsi, uzi ko izabyitaho ejo, uretse ko bitanashoboka. Umuntu ufite agakiza, ufite umwuka wera, iyo ageze muri besoin mankema runaka, Imana iraproviding. Ibyo turabizi, turabakristo tubifitiye ubuhamya. Urakoze cyane Frere Eli. Icyo kibazo ikiganiro cyacu sinzi uko tuza kugikora, kuko ndashaka kuwumva kugira ngo mbaze ibindi bibazo, ariko muri sobanura neza cyane. Reka nawe nkubaze, ese umuntu anyurwa, Frere Veredict yasobanuye neza, Frere Lodi yasobanuye neza ko nawe urahari. Ese umuntu anyurwa ntacyo afite? We nicyo twita kuba ntacyo afite, atariye, atagiye mu ndege, gutyo gutyo. Umuntu yanyurwa muri iyo situation? Umukristo yanyurwa muri iyo situation? Ikintu aba agifite. Ntago kugira ikintu ari ukugira amafaranga cyangwa ibiryo cyangwa iki. Rero njye ndashaka gukabya. Imana yasezeranyije ko izatwiyokipa, sibyo? Twe twite ku byo bwami bw'ijuru no gukiranuka kwabyo, ibisigaye irabizi yo izagera gute, izatwiyokipa. Noneho ariko Imana itwiyokipa mu buryo bwayo. Ni ukuvuga ngo ikibazo turaza tugafata icyanditswe tukakirema mu buryo runaka, sibyo? None nkavuga okay, nge nimara gushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, amafaranga azagwa nka neje cyangwa nk'iki, urumva? Amafaranga azaba menshi, wenda ugahita ubara imodoka, urumva? Ugahita ubara ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka.
Imana yasezeranije ko izakwiyokipa. Urugero rushoboka tuvuge ngo yasezeranije ko izakwiyokipa, none umwana we bamwirukanye ku ishuri, urumva, kandi wenda yarageze no mu mwaka wa nyuma, ariko none se kurangiza uyu mwaka no kurangiza umwaka uzakurikiraho bitandukaniye? N'urugero ku Mana, wenda Imana yo yabishatse ko uyu mwaka bakwirukana, wenda uwo mwana niba banamwirukanye azaza yikonsantere, urumva, narangiza umwaka utaha amafaranga aboneke. Nakunze ikintu wavuze mu kiganiro cy'ubushize, waravuze ngo Yesu yaje akuraho amakasezi yose, imivumo yose, ariko umuvumo w'ubutaka ntabwo yigeze awukuraho. Nta nubwo yigeze akuraho ikintu cyo kuvuga ngo uzarya wiyishye icyuya. None umuvumo w'ubutaka harimo ngo buzakwerera ibitovu n'ibitumbwe n'amahwa n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo uzahinga ibigori ariko bizerana n'amahwa n'ibiki, kandi ibyo byinshi, ahubwo amahwa yaranimeza, urumva. Urumva, ni ukuvuga ngo hari n'igihe uzagenda ukore byange, ntabwo uzavuga ngo Imana ngo no, ngo Imana, ariko none ntabwo bizakuraho gukora, cyane cyane surtout ku mugabo, urumva, kuko gukora ni inshingano wahawe, ugomba gukora. Hariho akantu mwene data Rode yakomojeho ngo ntabwo nakwishimira kubona mwene data yaburaye, urumva, kandi ufite amafaranga. Ubwo urumva ibyo birahita bizana indi deba yo gutanga, kuko muri structure y'Imana ubundi uzasanga barimo abantu benshi b'abakene, none hakabamo n'abakire. Abo bakire akazi kabo ari ugutunga babakene, na babakene akazi kabo ari ukugira ngo babakire bakomeze babone amafaranga none baheshe. Kuko niwe uzagenda ubisanga bananiye na ba Safira, niwe uzasanga bari abakire, usanga bari barimo ari abakire bake bake, ariko babakire ari ahubwo ikibazo babandi babaye abakire muri twebwe bashobora kuba badahindukira ngo barebe babandi babakene. Mwene datali aramara kuvuga ngo impamvu Imana ihama abakire amafaranga no gutunga abakene, niyo mpamvu Imana yaba mwitorero n'ubundi turi mwitorero. Amafaranga y'abakire no gutunga abakene niyo mpamvu muri iryo torero rwose. Niyo mpamvu Imana ibaha amafaranga. Niyo mpamvu nose yabaha ngo bayakoreshe iki? Irayabaha ngo bafasha n'abandi bakene mu itorero, kandi bafashe n'uwo murimo w'Imana ugende neza, kuko umurimo w'Imana ukenera amafaranga, siko twavuze. Kandi wa murimo w'Imana nimba mu itorero harimo abakene, urumva, nimba nta kazi mfite ntabwo ufite gutanga mu murimo w'Imana, urumva, ariko wowe ugafite ntabwo uzagenda ngo udepe miliyoni kuri konte, urumva, ngo uvuge ngo ndimo ndazigamira ejo cyangwa n'ibiki cyangwa nkeneye kugura indi modoka ya kabiri, kandi umurimo w'Imana ukeneye gukorwa. Hariho ikintu kirimo kirapfa. Pasiteri ntabwo tuzishimira ko azatinda muri ambutiyaje ari ku murongo atezemo ajya gutega bisi, urumva, kandi umukire afite amafaranga. Kandi umukire afite amafaranga. Ibyo bintu ntabwo bimakinga sense, urumva. Okay, murakoze cyane. Babarira nguce mu ijambo. Muravuga ibintu byiza cyane. I love this. Sinzi kuntu tuza kubikora. Tubabarira ikiganiro n'igitinda muraza kutubabarira, ariko ni iby'ingombwa. None se now this is nicyo kibazo ngira ngo noneho tugendeho. First of all, tumaze kwemera yuko nta mukristo w'ukuri ukwiye kwisusiya nuko ejo azabaho. Ibyo ntabwo tweze kunyura kubisubiraho. Frère Rode yabyemeye. Okay. None se bene data, perspective yuko buri mukristo wese ashobora gutunga. Nimba turi muri eglise, twese tunyina mu eglise atandukanye hano, aho buri mukristo uje aba afite imodoka. Buri mukristo wenda nicyo kibazo tugiye kujyaho, wenda turimo turanagana no ku musozo. Perspective yaho twese dutunga amafaranga. Frère Branham hano yavuze ngo ndashimira Imana, mbere basaga mwambaye ibisarubeti, sijemba sose mwese muyize, ariko ndashimira Imana ubu ngubu mufite konte muri banki. Ndashimira Imana ko ubu ngubu mufite amamodoka. Ndashimira Imana yuko abandi bazaga bambaye amasarubeti basigaye bambaye iki, amakoti. Suvuga ngo hari uko bari bameze, kwa kundi twavuze kunyurwa, bazaga muri eglise muri condition bafite. Ni mpamvu umukristo uvuga ngo nta myenda afite sindibuze gusenga, hari ikintu kitagenda, uza kuri eglise ukuntu umeze. Ariko turaremarka, mumbabarire mbivuge, Branham Tabernacle niyo example yacu, cyangwa se reka tuyifate nka example, wenda siyo example yacu, ariko reka tuyifate nka example. Hari aho bari hari naho bari. None se none yangono tubigimuzi noneho hano tubivuge noneho neza. Wawundi bambaraga isarubeti asigaye yambara ikoti, wawundi utari ufite konte muri banki asigaye, wawundi wasabirizaga nk'uko umwe ndatele yavuze, ngira ngo mamagane n'abafrere bafite amafaranga bagura amamodoka menshi, amakoti menshi arabuze, Imana ibafashe bakore ku mitima yabo. Muri perspective yaho wawundi wasabaga ari uri muratanga ibyo bintu, birashoboka yuko buri mukristo muri eglise abigira n'ijambo twizeye ko dufite example yuko kwa Branham ariko byagenze. Nimba bitanahari birapfira hehe,
turimo turasoza duhere kuri mwene data ndagisubiza mu buryo bubiri. wacyumvishe ikibazo Yego nacyumvishe. First ndahera ku kintu nanone wavuze mu kiganiro cy'ubusize, amaprincipe y'Imana. Buri Imana birashoboka mbanza umbwire birashoboka yuko abakristo bose batunga muri eglise cyane none muri iki gisekuru birashoboka. nimba bitameze gutyo hari kitagenda nimba dufite abakristo benshi bakennye biri normal duhera niho ruzingiye aho no tugiye guhera uransubiza hano tugiye mu kindi ndashaka ngo turebe hano hose ndabana ndagusubiza ngo birashoboka ko abakristo bose batunga ubu ngubu muri iki gisekuru noneho ndavuze ngo birashoboka ko abakristo bose Laodicea irakize niko bibiri ako kantu karawe reka mbari komperaho urumva noneho impamvu ngiye guhera kuri Laodicea urasanga ibindi bisekuru Imana yaraza ikavuga yagera muri Simuruna ngo nzu ubukene bwawe nziki ariko Laodicea nuvuga ngo sinzi nimba navuga nabyita umuvumo cyangwa iki ariko kuba kubana b'Imana ntago ari umuvumo ariko kubise kuko ubutunzi bwa Laodicea nibwo buyibuza gushaka Imana kuko niyo mpamvu ahubwo ntibabizi bituma bihisha bwabo bukene bwabo ahubwo bwanyabwo n'impumyi n'umutindo wo kubabarirwa byose bigatuma atabimenya kuko we azi ko ari umukire ntacyo akeneye noneho yego nihuse muri Laodicea ubu ngubu tusigaye tubona abantu bose barize twabaga dufite grise kera abafrere bizemo ari bake kandi nabo ugasanga ni nka segonderi yarangije afitemo akazi ariko ubu ngubu abantu bose asigaye barize barangije kaminuza hafi ya bose masters baraziga amamodoka asigaye aparitse bivuze ngo aho ubuzima buri kugenda ariko nanone reka mbanze ngaruke kuraka mbere yo kugaruka kuri ariko nanone bya bindi wavuze nanone by'amaprincipe y'Imana nako ni akantu keza nakunze kuko Imana yashyizeho ibintu yashyizeho principles nutanga uzahabwa gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa kandi Imana ntirya ideni ibintu byinshi ariko nanone irifoke utanga urumva udafite umutima numva byakabaye byiza ko utagiye gutanga intention ari ukugira ngo uzahabwe nawe gutanga ko gutanga amafaranga nari mfite ndayatanze nta nubwo uri igitekerezo ari uko bizagaruka ugiye gukora muri principe z'Imana harimo ko umugabo agomba gukora utekereje business nziza urumva utekereje business plan uri implementing ahantu heza urakoze amafaranga araje wenda wanaraye nijoro n'ibintu byose ashoboka ko umukristo wese mu hano akira ariko nimba atanakize ntago ari ukuvuga ngo hari ikitagenda ni ukuvuga ngo ubwo nyine niko byabaye kandi uwo niko kuko nimba twemera predestination ubwo Imana we yabonye ubutunzi mu nzira yamuteganyirije ubutunzi wenda bwari kuzamubera igisitaza byari kuzagenda gute arangije aravuga ngo okay umwana wanjye we azaba umukene nuko numva mbere yuko ngurekura wavuze ikintu cya principe nakomoje hari aho zikora naho zidakora hari uwazikoresha agakira sinzi ari ikintu naruvuze naneze kujya kuvuga muri revelation ariko ntabwo wakivuze wavuze ngo gutanga hari uwabirisi okay mubabarire kwantisipa ariko se hari umuntu principe zikunda undi nizikunde tugende ko niwavuze principe hari uwo zikunda undi nibikunda ni gute umwe yazapri nimba umukristo yaplika principe ni gute hano byakwemera hariya nibikunde noneho rero principe ubushize waravuze ngo byakunda no kuba atari abana b'Imana principe ntabwo bisanga uri umwana w'Imana urumva ahubwo noneho uzasanga kuba atari abana b'Imana principe zikunda urumva principe ahubwo none ubu zizakunda cyane 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 kuko we natanga nashaka aviye ibe itari nziza urumva Imana izamuha kuko ntago iri kumukontaho cyane ariko hari igihe Imana kuko hano hari igihe Imana ireba ikavuga ngo aya mafaranga twongere tugaruke ku kintu cy'uko amafaranga atari meza urumva ntago twavuze ngo kunyurwa gusa ahubwo noneho ubutunzi urumva bwinshi ntago ari bwiza reka nsome ino sitasiyo imwe ni muri investment yabwirijwe muri 63 mu kwezi kwa mbere tariki 26 paragrafe ya 227 yibwirije aba businessman abantu b'abakire naravuze ngo he is increased in good. Now many people think because that where I hear of some Christian businessman one time always testify in this meeting abakristo benshi nyine muri izi
mbabarira umbwire intention iyo mbwire icyo ushaka ko twumva muri iyo icyo citation. nshaka ko twumva Branham yaravuze ngo usanga bari kuza agashima Imana ngo Imana yamaye imodoka yamaye amafaranga menshi ngo rimwe na rimwe icyo nicyo kimenyetso ahubwo ko cyo ko bagiye kure y'Imana. Okay. Urumva? Okay. So ntago tuzabarira ko Imana iri mu itorero ari uko parikingi twabuze parikingi. Ntago tuzabara ko Imana iri mu itorero ari uko abakristo bimeze neza mu financier. Tuzabara ko Imana iri mu itorero mu bijyanye mu buryo buri spirituel. Noneho Imana twebwe kuko turi abana bayo, nimba twemera ko turi abana bayo, papasi yacu irenze y'amafaranga, ishobora no kurenga na principe, ku buryo na principe ushobora kuba wazujuje, ariko Imana ejo mwene data watubwije ejo none yavuze ngo ishobora no kubitinza, urumva, kugira ngo hazazirinde ishimwe cyangwa se ukorera Imana kurushaho, urumva. Ariko ntago amafaranga ariyo bwite cyane. Good. Urakoze cyane mwene data Imana ngo umugisha, urakoze kuko amagambo meza cyane utubwiye. Frère Veridique, twese twakira kwa Branham yaraho bavuye yaraho bageze. Uyu munsi iyo tubonye biri stack amakosa na yahe, abakristo benshi ntago bafite amafaranga, byapfiriye hehe? Ijambo ni ryawe. Yego murakoze. Ku bwanjye ku giti cyanjye nkurikije yenda n'ijambo ry'Imana nuko yenda umwanya utadukundira ari amasitasiyo menshi verse biblique. Utubwire reference Frère Veridique. Yego ndazibabwira. Nk'imbere yanjye hano mfite sitasiyo y'umuhanuzi avuga ku gisekuruza cya Simurna. Aravuga ngo yaramaze gusoma biri muri Bible toujours muri Apocalypse mu byahishuye ibice bibiri, sinibuka exact mu murongo aho barimo kuvuga ku gisekuru cya Simurna. Imana ikintu yarababwiye ngo ntuzi ubukene bwawe, nzi ndetse n'akarengane n'ibihe biruhije cyane uri gucamo, ariko muri entre parenthèse yaba ari muri Bible na prophète arabivugana, ariko ngo ariko uri umukire. Nzi ubukene bwawe ariko uri umukire. Noneho prophète ahera aho ngaho akavuga ngo Imana, aranavuga ngo niho abakristo benshi batigishijwe neza, niho basitarira. Ukuntu Imana ibona itorero riri mu bukene, ntinavuze solution iri buze gukora kugira ngo bivemo, ahubwo irabushimangiye inzu ubukene bwawe, ntivuze kuri buze kubakuramo, ahubwo irimo kuvuga ni nko kubashinyagurira, ni nko kubishima hejuru, ariko muri abakire. Baze gufata umuntu w'umukene ukamubwira ngo uri umukire, cyaba ari n'igitutsi bya soundinga nabi mu matwi, ariko Imana niko irimo kubabwira. None aravuga ngo ubwoko bw'Imana ntabwo butekereza cyangwa se the people of God are not materially minded, they are Christ minded. Ukuvuga ngo ubwoko bw'Imana ntabwo butekereza ku bintu bifatika, ntabwo bafata umwanya wabo ngo batekereze ku mafaranga, ibintu nk'ibyo ntabwo bibaraje inshinga. Icyo batekereza ni kuri Kristo, ni bya bindi by'agakiza twavuze, icyo kintu kibanze batekereza. None ibyo mwarimu komojeho bya principe uko zikora nituzinjiramo yenda ya bindi deba nayo ndende, uko utanga cyane cyangwa se byinshi niko wakira byinshi. Noneho rero Branham arimo kubigaragaza, ntabwo yenda nasome byose, ariko aranavuga ngo mwitegereze mu gihe cya Yesu, iteka ryose abakristo bahora bari kuri kote y'abakene. Aravuga ngo no mu gihe cya Paulo niko byari bumeze, aravuga ngo n'uyu munsi, urumva, aravuga ngo it was so in Jesus day, niko byari bimeze mu gihe cya Yesu. It was true in Paul's day, niko byari bimeze mu gihe cya Paul, and it should be true today. N'uyu munsi niko byakabaye bimeze gute ko abana b'Imana iteka ryose, ukurikiranye ibisekuru byose kuva isi yabaho, Imana yahamagara sokuruza Aburahamu, yenda reka tuvuge, cyangwa se duhereye na kera hose kuri Abeli na Kaye cyangwa Seti, kubera ko Abeli yahise amwica, tukariya ku rubyaro rwa Kayini tukajya no ku rubyaro rwa Seti. Iteka ryose kuri kote y'Imana, abana b'Imana bahora bari kuri kote y'abakene. Rero nitujya kwa aplika principe, bo ntago biri buze gukunda ku rwego cyangwa twabitekerezaho. Icyambere n'abakene, icyambere n'abakene. None muri bwa bukene bwabo nibajya kugira ibyo batanga, nubundi bibagarukira, kubera ko icyo umuntu atanze
nicyo kimugarukira muri yangano ndabona no yatanze. gushaka undi munsi tukaganira kuri principe. Undi munsi ubwo wazabuwa principe. Kwa Branham yaravuze ngo ndashimira Imana buri musigaye dufite amamodoka konti ya banki. Yego, ariko Bimeze bite uyu munsi? ntunibagirwe yuko kugira konti kuri banki ntabwo bivuze kugira amafaranga kuri banki. Hari umuntu uyu munsi ashobora kuba afite konti kuri banki ariko Branham nta kintu kiriho. okay, wenda nitujye muri iyo angle ariko Branham yashimye bango haraho mwavuye araho mwageze. Aricyo ntago mwazaga n'amaguru musigaye muza n'amamodoka. Hari improvement yabaye. Uyu munsi nitubona hari manke nyinshi kurusha uko ari improvement birapfira he? Ntaho birimo bipfira kuko niko narimvuze ngo iteka inshuro nyinshi nugenda bireba. Niyo mpamvu iyo turimo tuganira ibiganiro nk'ibi ngibi na nk'ubushize cyangwa se n'igihe cyose dushobora kuvuga ngo abana b'Imana bagomba kuba ari abakire, bagomba gukira ibintu nk'ibyo. Ari mwene data w'umukene ushobora kuba nabumazemo igihe kinini, ushobora kwibaza ibibazo. Bishoboke kuba ntari umukristo, ntago nujuje ibyangombwa by'ubukristo, Imana yaranyibagiwe, ibintu nk'ibyo nibyo twatangiye tuvuga ko hari abantu banava muri iyi nzira kubera ibibazo nk'ibyo ngibyo. Biterwa none n'amafosi no kwigishwa nabi. Oya, ntago nanone ndi buvuge mbo biranashoboka nabyo, kubera ko hano profeti yaravuze ngo umukristo utarigishijwe neza ashobora gusitara kuri iki kintu. Ni gute Imana yemera ubwoko bwayo bukaba bakene? So to be expecting cyane rwose mu gihe ni nabyo ubukristo. Na Yesu ni nako yasize abwiye intumwa, yarababwiye ngo mwebwe acana n'abakene muzahorana nabo. Ibyo byo ni ibintu tugomba ku expectinga mu itorero. Mu mubiri wa Kristo tuzagira abakire, tuzagira n'abakene, n'abari middle class. Ibyo byo tubye expecting, ntabwo twese twakira. Ubwiriza evangeli uvuga ngo mwese mushobora gutunga imodoka, ntabwo ari byo. Eliya yabikomojeho kandi ni nabyo niko bimeze. Mu mubiri wa Kristo dufite role zitandukanye. Okay. Mu mubiri wa Kristo hari umuntu uzaba ikimubeshejemo ari ugusengera bene data, aricyo kintu akora akumva byewe no gusenga. Hari n'undi mwene data mu mubiri wa Kristo, reka yena niyo terime tujya dukoresha ngo c'est so de grand poisson. We ni umukire, nicyo n'ikimana yamuhamagariye. Muri ministeri ya Yesu turabizi, mu murimo wa Yesu igihe cy'intumwa yahamagaye bazakayo. Nta nuzabona Zakayo yasenze, nta nuzabona Zakayo yabwirije, nta nuzabona Zakayo yakoze ikindi. Icyo yamuhamagariye yari afite amafaranga, niwe wa providingaga. Mwene data yakomoje kuri Ananiya na Safira. Bari abakire kiriya gihe kubera ko bateranyaga ibyabo byose. Nayo mpamvu bagize uriya mutima, batekereje ukuntu ba Petero nta kintu bari kuzana, bande birirwa birukango barimo barabwiriza, bo nta kintu barimo kuzana, ni gute twe tuzakomeza kuzana gusa? Ni n'umwuka wa Satani wari wafashe Dayeli. Ntago bari bafite iyo revelation, ni bari barasobanukiwe ko mu mubiri wa Kristo hari ab'Imana izazana kugira ngo ba providing, hari abizazana kugira ngo babwirize, hari abizazana kugira umurimo ujye mbere, hari abizazana kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Abakire tuzabagira, yabivuzeho ni nako bimeze. Bazashyigikira uyu murimo w'Imana. Profeti arabivuga mu kibwiriza yise ngo dese momala. Yabwirije ibibwiriza byinshi byitwa gutyo, ariko ndakeka ari icyo mwijoro risoza 1960. Mwijoro risoza yakibwirije ari nijoro. Yari arimo kuvuga ukuntu bijyanye no kujya mwivuga butumwa kwiwe kenshi biya bigoranye kubera ko nta mafaranga bafite. Ushize nigeze numva no kuri share bivuga ni nako bimeze muri Dieu cache serve dans la simplicité ya kabiri. Uretse iriya ya mbere yabwirije agiye kubwiriza ibimenyetso birindwi, indi yabwirije nyuma. Uvuze ukuntu amaze iminsi yitegereza ministeri z'abantu bakomotse kuri we. Yarebye Ura Robert, yarebye uyu Ntuza Billy Graham, Tommy Osborne, none habona ukuntu bageze kure kandi bavuye muri ministeri yiwe. Ibitekerezo biramutwara, atangira kwitegereza koma ibi bishoboka bite. Ninge watangiye umurimo bakomotse n'amashama nkomokaho, ariko bageze kure. Imana iza kumusubiza iramubwira ngo tuza, ninge mugabane wawe. Noneho rero niho yaheraga avuga ngo ariko ntibuka ko nta na rimwe nigeze nshaka kugira ivuga butumwa ngo mburi icyo kurikora. Imana igibizana mu buryo ngewe ntazi, kubera ko niko twatangiye tuvuga ngo ntitukabitekerezeho. Imana iza providing. Ni bezwe ugezemo ugiye kugira iki ikora. Imana yaravuze ngo ako nta kazi kanye ni mukamparire. Mwebwe n'Rwanda n'iby'agakiza kanyu n'intambara mufite kwanza ntiziboroheye. Muri aka gakiza kacu tuzi ko agakiza kacu dufite kariyatashe n'intambara. Komeze mu Rwanda intambara. Ibindi bijyanye na business z'ubuzima ngewe nza providing. Umuhanuzi ari kampanye wari uzi, yigeze ajya gukora akabura amafaranga ari buyikore kandi nta mafaranga yari afite.
rero abantu Imana ishobora guhagurutsa n'umuntu uvuye ahantu runaka atazi nk'igihe cya Yesu turabizi nta mafaranga yagiraga ariko arema amafaranga baje kumutangisha umusoro abwira Petero mugende ku nyanja murabona gafi mukice mukuremo umusoro. Urakoze cyane. Niko bizagenda. Provision ni y'Imana nigomba kubyita. Twe kubitekerezaho Imana izabikora. Hagira umuntu uzaza iyo ni defi. Ubushize nigeze numva mukoresha icyo kintu. Hagira umwana w'Imana uzaza avuge ngo yageze mu kibazo runaka afite ikintu runaka akeneye Imana yanga kukimuha. Kuko yavuze ko ari izabikora kandi nigi ibikora dufite ubuhamya uyu munsi bw'abantu benshi cyane bashobora kubivuga. Imana yabakoreye bageze muri bezo runaka manke runaka Imana ira providing twe no kubitekerezaho si ibyacu ibyo bintu byo kubitekerezaho. Niyo mpamvu twagarutse ku ijambo kunyurwa tunyurwe uko turi kose. Nimba uri n'umukene wo hasi handi wumva bishoboka ko uri umukene nyurwa umenye ko Imana aho ugenda ugira ikintu ukeneye irakiguha. Ishobora no kutakiguha yewe kandi ugikeneye ari bezwe ukeneye cyane ariko Imana kubera ko ari umubyeyi iratuzi twese irabizi we Frère Veridike nubwo uri kuririra iki kintu nkiguhaye ntago nakongera kukubona. Tuzi histoire yuriya muntu waciye intama yiwe akaguru kandi ayikunda atari ubugoma bikoranye ashaka kugira ngo yegereze arabizi neza ko nigumana akaguru izajya kure ikagaca. Urakoze cyane Frère Veridike. Frère Lodi cyazo wacyumvisha turimo twanzura wowe niki wavuga utaha tuzagaruka tuvuga kuri principe ariko none hareka tuvuge kuri icyo ngicyo. Ahubwo numvaga nshaka kuvuga kuri principe nta kibazo. Wenda nasoma muri Zaburi 122 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Kuba abaheza nguni ni bibi. Umukristo ntabwo ajya aba umuheza nguni n'umuhanuzi atubwira yuko ukuri kuba hagati. Ibyo bene data bavuze nibyo ni ukuri ariko hari izindi principe zihari. Iyo somye muri Zaburi aravuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese. Icyo ni igice twatinzeho cyane akagendera mu nzira ze ubwo ni ubukristo. Ariko igice cya kabiri aravuze ngo kuko azatungwa n'imirimo ye, azatungwa n'imirimo y'amaboko, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe uzajya wishima uzahirwa. Hajemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukubaha Uwiteka ukagendera mu nzira ze no kuba umukristo. Igice cya kabiri ni ugukora. Niyo principe. Abakristo umukristo agomba gukora kugira ngo umuntu atere imbere mu bintu bifatika. Nuko umukristo agomba gukora. Nibyo bintu umuhanuzi avuga yuko hari aho itorero rye ryari riri hari naho rigeze nuko bashyize mu bikorwa principe yo gukora. Ntago babayeho badakora. Ikibazo dufite muri iyi minsi ari nayo topic dufite nuko dushaka kuvanga principe. Hari mumbabarire hari principe ya mbere yuko icyaha kiba na principe ya nyuma yuko icyaha kiba. Principe mbere yuko icyaha kiba abantu bariho ubuzima bworoshye ariko nyuma y'icyaha principe zarahindutse kugira ngo umuntu abone icyo abona nuko abasha gukora. Rero ikintu nge navuga iyo buri muntu wese ashyize mu bikorwa iyo principe Imana yashyizeho yo gukora arakira. Iyo ari n'umukristo arakira. Ni ukuvuga ngo iyo niyo principe ishobora gutuma umwana w'Imana atera imbere nuko yakora. Gusa nkuko twasomye harimo ibice bibiri. Nuko ugomba kuba uri umukiranutsi ugendera mu by'Imana yategetse. Icya kabiri rero ugakora niho uzahirwa. Mu gutera imbere twebwe tuvuga agakiza kacu. Tuzi ko agakiza kacu gaturuka burya Imana yaduhamagaye, gaturuka mu ijambo ry'Imana twumva niko gakiza kacu. Ariko ibyo twavuze byo gukora umukristo yego Imana izaprovidinga ariko izaprovidinga tutakoze. Uzaza kwirirwa hano uri gusenga ariko n'umuhanuzi w'Imana avuga ngo niba wapfukamye ukavuga Mana mpereza akazi genda ujye gutestinga. Niko gukora ndi kuvuga iyo principe tugomba kwishyira mu bikorwa. Abana b'Imana tugomba gukora. Umuhanuzi aravuga ngo
nanjye yaravuga ngo nishimira kuba nakora nkababara byaba nimugoroba nkaza nkabwiriza. Icyo cyanditswe ndagifite umuhanuzi akivuga mu kibwiriza yise Abraham sa postérité après lui. Nuko iyo principe ihari yuko abantu bagomba gukora. Yego mbere icyaha kitaraba habagaho gukora ariko mu mbaraga nkeya, ariko noneho nyuma y'icyaha abana b'Imana tugomba gukora. Ataravuga ngo turaba Kristo, nibyo turaba Kristo, ariko umwana w'Imana agomba gukora kugira ngo Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yacu. Nibyo numvaga navuga. Murakoze. Donc kuri wowe ntabwo wemera yuko niyo bakunkunu Frère Degera yavuze ngo ari kuba Kristo ngo ari na predestination, hari ukuntu wakora, sinzi nimba ndimo quoting nabo ngosore, ngo hari ukuntu ushobora gukora Imana ikabitinza kuko uri umwana wayo byo guca akaguru. Wowe uravuga ngo umukristo nakore Imana izabyitaho, ntabwo predestination izabloka umurimo w'amaboko yawe. Arega nkuko twabivuze, Imana ni Imana ya principe. Iyo ushyize mu bikorwa iyo principe iraproduce byanga byakunda. Ni ukuvuga ngo iyo principe ibaho. Niyo mpamvu uzarebe n'ikindi kintu twavuze gishobora kuzana ubukire. Iyo umaze gukora uba ugomba no gutanga mubare, uba ugomba no gutanga icya 10 kugira ngo utere imbere. Ni principe. N'umuntu utari umukristo iyo afashe iyo principe agayishyira mu bikorwa atera imbere. Iyo akoze niyo yaba atari umukristo agatanga icya 10 atera imbere. So ikintu Lodi arimo arabwira bene tarimo radukurikira, ni mukore, ni mushishikarire gukora, mukore cyane kugira ngo muzagire ibyo mutunga. Dukore cyane, Imana izahereza umugisha imirimo y'amaboko yacu. Provision yo muri neya ntabwo yemera, provision muri vide ntabwo yemera. No, ntabwo nyemera kuko Imana ntabwo ari umumagisi. Imana yashyizeho principe tugomba kugenderaho, nituzishyira mu bikorwa Imana izaduhereza umugisha. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo nukora iki nzaguha umugisha, nukora iki nzaguha umugisha. Urugero rumwe. Turimo turanzura, turi gusoza. Munota umwe twanzure dusoza ikiganiro. Urugero rumwe, ngewe nizera cyane yuko ari Imana ya principe. Amen. Urugero navuga, hari principe Imana yashyizeho mu buryo abantu bakwiye kororoka. Iyo ndavuga abantu banyumve neza nyuma y'icyaha. Hari uburyo iyo principe utayishyize mu bikorwa nta kororoka gushobora kubaho. Nuko ni nko kuvuga ngo ushatse umugore, umaze gushaka umugore, mushatse umwana. Niba mushaka umwana ntago wavuga ngo umugore wanjye rero reka njye ku musozi njye kwiyiriza nawe ujye kwiyiriza, Imana izaduha umwana. Bitandukanye n'uburyo mugomba guhita mushyira principe Imana yashyize mu bikorwa kugira ngo. Niyo mpamvu zari abapagani we hari n'igihe ashyira mu bikorwa izo principe akazishyira mu bikorwa gusa atabizi, ibintu bikaba bizima bikagira. Urakoze cyane. Kuri Frère Lodi dushyire principe, twaplike principe bizagenda na Frère Verede ku munota umwe n'urenze. Umwana w'Imana wagukurikiye umunsi wa making the point yawe mu munota umwe afocusinge kuki? Urakoze cyane. Mu munota umwe. Yego. Principe nibyo zirakora, ariko uyu munsi nizidakora turatangira to blaming Imana. Twese uko turi hano turakora. Nta kuntu za squat kandi Imana ari Imana ya principe. Imana ni Imana ya principe, ariko yenda ntabwo ari ibyanditswe kuba bavuga ngo nta regle itagira exception. Nimba ari ibyo ngibyo Yesu arabika inyendaro nk'uko abafarisayo babivugaga. Twavuze ko kugira ngo umwana avuke nuko umugabo n'umugore bagomba guhura. Ubundi barahuye, umwuka wari yakoze umurimo wose, i principe yarubahirijwe. Ntago byabaye muri principe dusanzwe tumenyereye. Yego nibyo nimo kuvuga. Rero icyo nimo kuvuga ku mwana w'Imana urimo kunkurikira, umuntu uzumva uzareba iki kiganiro, turabizi uyu munsi natwe bijya bitubaho, umuntu arakora bikanga. Wakoze nta nuko utagize. Ndakeka ni Salomo yarabivuze mu mibwiriza, ntago nshobora kwibuka igice ariko ni cya 11 cyari cyo cyose, nimba atari 11 19. Aravuga ngo umunyabwenge ntabwo ari we ubona ibyo kurya,
ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukora cyane cyangwa intwari ku rugamba ntabwo ari itsinda urugamba. Ibintu nk'ibyo nibyo yashaka kugaragaza, aravuga ngo ibiba ku bantu n'ibibagwirira ni ibiri general. Ntabwo uyu munsi turabizi hari umuntu ukora cyane ariwe wakoze cyane kurusha abandi bose, umusaruro ukaba muke. Ni ibintu bibaho. Rero umwana w'Imana naramuka akoze akabona bitarimo gukunda, ntaza blaming Imana ngo Imana ntabwo yubahirije principe yayo. Twavuze ko Imana ari data, iratuzi twese. Mu byo urimo gukora ishobora kwemera ko failinga izi impamvu yabyo. Exception iteka zose zibamo. Turabizi ko umuntu kugira ngo abashe kubona agakiza cyangwa kujya mu ijuru, wizere ubatizwe, tuzi igisambo ku musaraba kitaciye muri izo principe zose, cyahise gihabwa kujya muri paradizo ako kanya. Cyari igisambo ubuzima bwose, nticyabatijwe, nticyagize gite. Izo principe nibyo, ariko hashobora kuba ntuza exception. Niba exception uzayakira. Ariko icyo mvuga ku mwana w'Imana, twe kwita kuri ibi bintu by'amafaranga, ubukire, ibiki byose ntitubitekereze, ntabwo ari akazi kacu. Icyo dukora yego nibyo, twese hano turakora, nta muntu wanga gukora. Dukore pariti yacu ya kimuntu, ariko Imana ira providing. Imana tukizeye ni ya Mana imwe ya Isirayeli, ntabwo yagiye mu Bushinwa ngo bakore pirate yayo yituzaniye. Ni ya Mana ya Isirayeli, niyo Mana tukizeye uyu munsi. Turabizi neza ko providing. Ngende umuhamya wayo, namaze iminsi cyane ndi mu bushomeri, nta kazi mfite, nta kintu nigeze mbura, kandi ntabwo nakoraga. Ntabwo navuga ngo kuri Frère Verdict dufokasinge ku Mana izita ku bindi. Frère Eli, umunota umwe twanzure. Murakoze. Ari muri message uko ari igihe umuntu wenda ashobora kuzareba kino kiganiro yararebye icya mbere kubavuga ngo twaratandukanyije, urumva, ariko turanabyemerera by the way. Umuntu akumva wenda ikitekerezo ntanze, wenda Verdict nta cyemeje 100% cyangwa iki. Ibyo ni ibintu biri normal, ariko hari abibaza ngo nose ko ijambo ari rimwe. Kigabo yagize kumbwira ngo igihe umugeni azumvika ku isi tuzaba tukemeranya ku bintu, Bana Revema izaba igiye kuba twese nyine ibintu tubibona kimwe, aho ngaho Revema izaba igiye kuba. So ndewe hano noneho ubwo nashaka kuvuga ko ibi nitubitindamo ntabwo twafata decision, kandi amasaha y'ikiganiro nayo barimo barashira. So icyo nshaka gutindaho twumvikanyaho twese nkeka ko turi hano twemeranyijweho ni ukunyurwa. Kunyurwa n'ejo bundi hari ikiganiro mwacishije live kuri Shamgari cy'ubuzima bwo mu mutwe, twagarutse ku kintu cyitwa kunyurwa. Kunyurwa akenshi bituruka ku kintu cyitwa kwimenya, kumenya eske ndinde, eske papasi yanjye mu buzima ni iyihe, ku buryo umenya ngo papasi yanjye irenze ibibazo ndi kunyuramo. Noneho sasa umuntu yimenya gute, amenya papasi ye ate? Kuko umukristo natamenya papasi ye ntabwo, kandi noneho nta nubwo ari mu bukristo gusa, no mu buzima busanzwe umuntu araza akimenya akavuga ngo okay, ndi umuntu umeze gutya, ahubwo ndabijerane, ndi umuntu umeze gutya, nese nshake kumera nka kuriya, oya ntibishoboka, ndi umuntu umeze gutya. Noneho sasa umukristo nkeka ko ari ikintu, ari umuntu urenze cyane cyane cyane, ku buryo amenye papasi akamenya n'uwo ari we, yahita anyurwa ku kanya. So noneho sasa amenya papasi ate, amenya uwo ari we ate, abimenya mu guhishurirwa. Maze igihe ntekereza ikintu cyitwa guhishurirwa, Yesu avuze ngo kuri uru rutare ngo niho nzubakira, ngo niho nzubaka itorero ryanjye. Mena iyo usomye Branham usanga aragera akakubwira ngo guhishurirwa niko kwakira umwuka wera, kwakira revelation y'ijambo ry'Imana ryose, nibyo twita kuvuka ubwa kabiri. Kuko kuvuka ubwa kabiri ni ukugira indi perspective cyashya. Kuvuka ubwa kabiri si nkeka ko uzaza hano ugasenga ukavuza amashyi n'induru, urumva, oya, ahubwo uzasoma ijambo ry'Imana. Ya experience personnel n'Imana tuvuga izabera mu ijambo ry'Imana. Uzaza usome uhishurirwa. Nshaka gutanga runo rugero natekereje, umve kuko guhishurirwa, kuko ushobora kugenda ukabwira abantu ngo twizeye ngo Branham, umuntu mujya muganira ukamubwira ibintu twizera bisanzwe, evangelie sociale, ukamwereka amakosa amadini yakoze, bateme, abagore kubwiriza, kwambara gutya, akavuga ibi ni bibiri. Ariko bambwira ngo dore umuhanuzi twizeye wabituzaniye byose, akavuga wizera umuntu gute se? Umuntu yizera umuntu muri iki gihe abantu batarabo kwizera, ukaza ukizera umuntu gutya, urumva? Kandi hari nashobora no kuza akavuga ngo iby'abahanuzi ngo byarangiye ku bwa Yohana ngo n'ibiki byose. Gute wizera umuntu?
ni revelation, kuko ariko revelation igomba igaragara nk'ubusazi ku badafite revelation buri gihe. Umuntu tuvuge wenda umubyeyi yabyaye abana, noneho amaze kubyara abana agiye gupfa, arimo arabagaraga, ariko afitemo umwana we akunda cyane. Ararambwira rero, Verdict mwana wanjye ndagukunda, nimujya kugabana uzafate hariya hejuru mu gatsata kuri jari hejuru, aba ari uzafata hariya uriya musozi urimo amazahabu. Urumva hari ikintu runaka amuhishuriye. Abandi bwarangije arapfuye, bagiye kugabana, barangije baraje, umwe ati ngenda afata wenda convention, undi ndafata hariya mu mujyi City Tower downtown hose kumanuka, undi ndafata Kacyiru kugarura gutya. No petaraje ngo agiye munyihere hariya gatsata kuri jari. Ushobora no kumubaza wasaze, ni gute se uri gushaka gufata gatsata kuri jari? Ariko we hari ikintu azi kiri jari ba bandi batazi. Ni ukuvuga ngo revelation ni ikintu gikomeye ku buryo Kristo yavuze ngo azahucyubakaho itorero, na Branham nawe akaza akavuga ngo ntago wamenya ko Kristo ari Imana udafite revelation. Kuko noneho numara kugira ya revelation nibwo uzamenya koko ukavuga siko bya bintu nabibonaga gutya. Ijambo ry'Imana riba pratique, ntago riba rikiri teori. Kuko hari ibintu byinshi tuvuga ngo kunyurwa, nta muntu utashaka kunyurwa, ariko se azanyurwa ate? Urumva wigize kubikomoza aravuga ngo dukunda kubwiriza ngo abantu babwiriza kenshi ibyo kudakora, ngo ariko ntibabwirize ibyo gukora. So kereza ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana ubyitayeho, ni ukuri mu ijambo. Umuhanuzi kandi ntago, kuko brochure niyo Bibiliya ireinterprete. Urumva usoma umuhanuzi uzasangamo revelation, uzasangamo ibintu byinshi ukwiye gukora, byinshi uzamenye ibyo byo gukora. Ni byose turi kuvuga nizimaka, uzafata position nawe yawe. Urumva kandi iyo position izaba ariyo nziza ku giti cyawe. Imana bamugisha. Urakoze cyane. Ya turi dufite live audience, basabe kubakomera mu mashyi, ariko ngiye ndi abakomeye. Imana bamugisha. Mwakoze cyane, mwakoze cyane kubw'umwanya wanyu. Ndishowa yuko twavuze ibintu byiza byinshi, kandi Imana ikomeze iduhumugisha. Mureke dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, intention twari dufite ni ukugira ngo dufashe mwene data mushiki wanjye. Ntabwo byari kugaragaza ko dufite ubwenge kurusha abandi, ntabwo byari kugaragaza yuko wenda hari ibyo tuzi, kugira ngo hagire ikintu umwami umuntu yumva maze wenda ahindure imigenderere ye. Kuko n'ubundi semence iyo ihuye n'urumuri iproduce icyo ari cyo. Twizeye ko mwami bari buze kutwumva harimo amasemence, kandi bari buze guhindura ingendo zabo mu izina rya Yesu. Uhumugisha bene data, uhumugisha abari buze kumva kino kiganiro, kandi mwami nitwumva yuko hari uwafashijwe tuzashima izina ryawe, kudusoge twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze bene data kwa mwitabira ikiganiro. Ni kuri Shamgar TV, mukore subscribe kandi mukore commentaire. Niba mushaka na part ya gatatu nabyo nta kibazo, tuzagaruka tuyikore. Turashaka gufasha umuntu. Imana ibaho umugisha aho muri, mukomezwe, Imana ikomeze bayishurire, kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Shalom. Imana ibaho umugisha. Shamgar TV.